Abana, dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana, ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza. Bituma mumenya gusoma neza kandi vuba. Bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 2, kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Teta na Simoni. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa ya Andika Rwanda ya 2017 na 2018. Inkuru yanditswe na NSABUHORAHO Olive. Yanditse iyi nkuru afite imyaka 16, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo. Numve ko ibyo turimo gusoma uri kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Teta na Simoni. Teta yiga mu mwaka wa 3. Simoni we ntiyiga, aba ku muhanda. Yambara imyenda isa nabi kandi icitse. Teta yari agiye kwiga, abona Simoni. Simoni yari yigunze, ababaye. Ngaho subiza. Simoni aba he? Twasomye ngo Simoni aba ku muhanda. Ngaho dukomeze dusome. Teta aramusanga, amubaza icyamubabaje. Simoni amusubiza ko atiga, atanagira icumbi. Teta amusezeranya ko amunyuraho avuye kwiga. Simoni asigara anezerewe. Teta avuye kwiga aza kureba Simoni. Amujyana iwabo bagenda baganira. Ngaho subiza. Ni iki cyari cyababaje Simoni? Twasomye ngo ni uko atiga ntagire n'icumbi. Ngaho dukomeze dusome. Teta na Simoni basuhuza ababyeyi. Teta asobanura Simoni uwo ari we. Se wa Teta amubaza aho amukuye. Teta asubiza ko amukuye ku muhanda. Ngaho subiza. Se wa Teta yabajije iki Teta? Twasomye ngo yamubajije aho akuye Simoni. Ngaho dukomeze dusome. Simoni ababwira amateka ye yose. Nyina wa Teta abyumvise biramubabaza. Amugirira impuhwe, aramuhobera. Se wa Teta ibyo biramubabaza. Ahamagara Simoni aramuterura. Ngaho subiza. Kuki nyina wa Teta yahobeye Simoni? Twasomye ngo nyina wa Teta yamugiriye impuhwe aramuhobera.
Ngaho dukomeze dusome. Abo babyeyi biyemeza kurera Simoni. Mu minsi mike bamushakira ishuri. Teta yamufashaga gusubiramo amasomo. Nta kanya ko kwiga yatakazaga. Simoni aba umwana mu rugo, agafatanya na Teta uturimo. Ngaho subiza. Ababyeyi ba Teta biyemeje iki? Twasomye ngo ababyeyi ba Teta biyemeje kurera Simoni. Ngaho dukomeze dusome. Bukeye bategura gushimira ababyeyi. Bahimba indirimbo n'umuvugo. Ababyeyi barishima, babasaba kuziga neza. Simoni yiyemeza kuzafasha abababaye. Ababyeyi bashima ubutwari bwa Teta. Teta yiyemeza kuzakomeza ibyo bikorwa. Ese ujya ubona abana baba ku muhanda? Kuba ku muhanda ni byiza cyangwa ni bibi? Kubera iki? Yego, hari abana baba ku muhanda. Kuba ku muhanda si byiza, kuko bituma utiga ngo uzagire ejo heza. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku ipaji ya mbere. Teta na Simoni. Teta yiga mu mwaka wa 3. Simoni we ntiyiga, aba ku muhanda. Yambara imyenda isa nabi kandi icitse. Teta yari agiye kwiga, abona Simoni. Simoni yari yigunze, ababaye. Teta aramusanga, amubaza icyamubabaje. Simoni amusubiza ko atiga, atanagira icumbi. Teta amusezeranya ko amunyuraho avuye kwiga. Simoni asigara anezerewe. Teta avuye kwiga, aza kureba Simoni. Amujyana iwabo, bagenda baganira. Teta na Simoni basuhuza ababyeyi. Teta abasobanurira Simoni uwo ari we. Se wa Teta amubaza aho amukuye. Teta asubiza ko amukuye ku muhanda. Simoni ababwira amateka ye yose. Nyina wa Teta abyumvise biramubabaza. Amugirira impuhwe, aramuhobera. Se wa Teta ibyo biramubabaza. Ahamagara Simoni, aramuterura. Abo babyeyi biyemeza kurera Simoni. Mu minsi mike bamushakira ishuri. Teta yamufashaga gusubiramo amasomo. Nta kanya ko kwiga yatakazaga. Simoni aba umwana mu rugo, agafatanya na Teta uturimo. Bukeye bategura gushimira ababyeyi. Bahimba indirimbo n'umuvugo. Ababyeyi barishima, babasaba kuziga neza. Simoni yiyemeza kuzafasha abababaye. Ababyeyi bashima ubutwari bwa Teta. Teta yiyemeza kuzakomeza ibyo bikorwa. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Bwira uwo mubana umuntu wakunze muri iyi nkuru, maze umubwire impamvu ari we wahisemo. Wakoze cyane gusoma igitabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.